nako bigeretse na karusake nako rero akaba yari mufasa ihene yibyara abana bane ariko kubw'ubukene ntabwo twubatse bigaragara nk'abakize haburiya bworozi buzamuke mwana wanjye reka tujye dusenga zaburi ya mbere ndabona uvuye kwahira ubwatsi igitondo cyiza hari abantu bataguherukaga baguherukaga mu mwaka washize muri 2022 ndabona uyu mwaka ufite akazi kenshi cyane urabibona hano gusanze bahita mu kinyi aha ngaho ubundi bahita mu mudugudu wa Cyahafi niyo gakondo yanjye niho mvuka ubu aha ngaha nangiye nafutangira kukwereka ibisekuru byo kwa papa barantongeye agatoki aha uri kwivuka ubu ngubu ubu ngubu ni hano ni kwivuka uhakorera iki mu buzima busanzwe kwivuko ubundi ndi umuhinzi n'umworozi uragira uti kwivuko niho nkura umuco niho nkura ufite ingamba ki muri mwaka 2023 uyu mwaka ingamba mfite ndumva ku bworozi bwanjye nubwo butari hejuru cyane baba ari butonya ariko ngenda mburwanaho ukuntu ndebe ko bwaza harya ni iki woroye noroye uduhene noroye iyo bita ihene ihebeba ubu nshoboye kuhagera nakubita iryo jwi zigahita zinyumva ko nzizaniye ubwatsi genda ukatwereka ku matungo nimba atari baga twakomeza tukagenda hano ni kwa Mukecuru nakubwiraga narerewe ubu twakomeza nkakwereka mu rugo naho ni hafi gatoya cyane wataifa none uba mu rugo ubusanzwe wibere site ndabona ubworozi bwawe urabukomeje ubu bworozi ndabukomeje urabona runo ni urusyo nyine rwa basogokuru ba kera ndimo ndarushyiriraho utugori tw'inkoko ubundi barusyagaho amasaka bitaga amamera mufasa inkoko watangiye kumenya inkoko ryari hari mu buhe mwaka ubutambye ubundi hano niho kwivuko hano ubona nicaye niho kwivuko ndabona ufite amatungo menshi inkoko ihene dufite amatungo inkoko ihene ariko nyine n'ubworozi wewe wabutangiye ryari ku giti cyawe bana kuvuga ngo nivyo abavyeyi nawutangiye 2016 nibwo nari natangiye korora inkoko ariko urabizi abaturanyi iki bakanazica ibipusi nari nkiri mutoya nkiri umwana ariko aho nkuriye majije gukuza akenge ndavuga ati hano ni ku gituro cyo kwa Mukecuru ngomba kwajya ubundi hano habaga n'inka zigezeho zicika ku mabuga ariko ndavuga ati nshoboye kudafite ubushobozi bwo kuba nakorora inka ariko nkorora amatungo magufi ya ihene udukoko uri kumva 2016 icyo gihe nari nyiri umusore nyine mvuga ngo mfite wenda nk'imyaka 18 utuntu twose uratubona hano Mr. Mifasa rero mwamubonye arimo aragaburira amatungo y'inkoko ubagiye kuba yakomeza anagaburire ihene ngira ngo muri kubibona niho ngiye mu rwuri iyo ibino byatsi bazishyize hano hasi zikabigangaho amaganga yazo abafitemo amayeside menshi ntabwo zongera kubirya nkange rero mwahize mba mvunika iyo zitabiriye mba numva nanazikoma inkongi ese izi hene zawe ujye uzigurira imiti iyo zarwaye mugani cyangwa imiti barazitera ariko ufite umuganga wazo nta muganga wazo mfite ngiye ubundi zirira imiti ya gakondo urugero ndazahirira ibyatsi byose tumanitse hano ni imiti utungutu tumanitse hano ni imiti erega ubundi hene zicyahuka kera zaryaga imiti mu mashyamba tukiragira ariko ubu ngubu no korora mu rugo hari utwatsi tuba tumera munsi y'urugo ukanatera n'imiti ngewe zirya imiti ya gakondo hene zanjye ni gutya izoroye Mufasa uramuha bakire akakanye tuvugana ariko kubera umutekano ihene imwe agishyushye madame arahari n'umwana arahari Mufasa yavutse ryari niba atari bande Mufasa ngewe ubundi ngewe izina ryanjye ni Rukundo Muhamed ariko nakiyo niyishyiriyeho banyita Mufasa navutse mu 1999 ureze muri make ariko tugaruka inyuma gatoya iyo nkuru niko nayumvishe kuko ubundi ubumbajije ngo navutse ryari ntago nabikubwira ashaka umugore umeze hari ukuntu ugira utya ukavuga uti nigo ni inkumi mu mujyi hariya utabasha kwahira ibihe utabasha kumenya zirahari cyane zirahari hari umukobwa urimo urarambagiza oya ntago ndi kurambagiza
ako se ubona narambagiza da ubona narambagiza ngaho se ubufite ubukorota ariko twafatanya agafata n'isuka gahiga urashaka ufite amafaranga nyine yaba atayafite akaba ari uhinga uzi guhinga ntabwo ushaka wa wundi ntabwo ushaka babandi ngo shushu be ngo wanzaniye ngo kacyaye kandi ubwo yiriwe mu rugo oya ngo ntabwo aba ari umugore gusa nyine ntabwo nabo mbavuze nabi sibyo ariko wowe urashaka umukozi umuntu ukora mugateza urugo imbere reka mukanumvikana ngewe ikintu majije kubona ngewe ubundi ukuntu mba ntekereza mba numva nabona umuntu wamfasha kwagura nk'inzozi zanjye sibyo akavuga ati mufase wenda tugiye kuba twakora ikintu mbere uri mugenda ugeraho akarushaho kumfasha tukareba ibindi twabyara kuko urabona ndi umunyanyege nkeya igare ryanjye ndarikaragara nkarikuraho 500 ubwo mba nimenya buri kimwe urukweto ipantaro ariko nkamenya ngo amazi yarabonetse ngiye kuvoma mbonye ikiyede ndakoze ndanoroye ahantu hose ugacanganya sibyo ubwo rero umunsi Imana yamfashije izamumufasha ufite nawe imbaraga dukorane izamumufasha dufite ku buryo unamusiga hano akajya no mu rutoki akazanira ariko ubwatsi izihene watangiye kuzoro watangiriye ku kintu n'umuntu wayiguhaye warayiguze byagenze bite wayikuye kera nyiri umusore nakoze ikiyede nabika icyo gihe ikiyede cyari cyatanu nkazazana ijya 1000 nkabika sengi sabe make ariko nayaragwira ngize gutya mba ndasitaye nguramo nyine agahene kamwe mbona ndakoroye mbona ngiye kudukoko mba mbonye akagare nyine mu nzira zikomeye cyane sibyo ariko mbona biterwa n'ubuzima twebwe tuba dukomokamo hari n'ubuzima bukwigisha ubwenge uwo amateka yanjye nyine ni maremare cyane yo kuba narakuze ariko kuba nzi kuba nashakisha nta muntu wari wavuga ngo ngatwaye igitoki kireka ngiye mufasa ndarengana uri kumva ndakora nimba ari dukenya n'utwanjye uri kumva n'utwanjye nkamenya ngo n'utwanjye n'uduhene ni akagare izene zose ubwo zariye cyangwa kundeba harimo izisinzira mufasa bimeze izene se uyu ni umurengo ziba zahaza amakoma ntabwo wabonye tuzana ibyatsi fata akayuya nkagenda nkazisambira mu bihuru ibitovu byose nkaza nkaziha niki wasaba umuntu wari wese gukurikira abakunzi bawe bamaze kuba benshi ku mbuga nkoranyambaga ikintu nabwira buri muntu wese unkurikiye abo umusore ab'inkumi abo umuntu ugifite imbaraga reka duhaguruke dukore gukora abe make ariko ngo nayawe ukore ubu se ongera nimba ntacyo bitwaye hamagara ihene imwe ku izina muziranye ho tureke kwitaba ubundi hariyo irimo hariya bita shira umuteto ariko shira umuteto yaranyanze kubera impamvu shira umuteto yanyanze ntago nkiyitaho cyane kuko hano ntago nkunda kuhaboneka ni kwa mucecuru hari ahandi nyine umuntu abasimbukira kuba ukiri umusore ukaba iwanyu shira umuteto yarivumbuye ariko ndayihamagara nkayiturisha tukanaganira yihamagara ariko ubu iyi ngiyi yahise itwara akazina kayo iyi niyo shira umuteto izi kurya ibigori bibisi bihiye byose narya cyangwa byose iravutura hari igihe ushoye kuyizitura gatoya ikaba ziba zahaze zirya ibyatsi ndazihigira byose iyi ngiyi bayikayigira usibye inkoko n'ihene ikindi kintu uteganya korora neza uzi mbonye amafaranga dendo imbata n'ibishuhe nge nabishyiramo nkunda korora niyo mba ndumva kuko sinize ngo ndajya mu muhanda ndatwara perimi n'uduhene twanjye nkatworora nkavuga ati nkajyanye hariya ruguru nkuyemo 3 ndagura ipantaro nkafata n'akagare nkareba ko nakuramo 200 Mufasa turagushimiye ikiganiro duhaye turagushimiye uburyo utugeze ku kiraro urorera uko uzagenda waguka umara kubona na dendo uzagenda utubwira tufashe kubwira abakunzi bawe ntacyo bitwaye rwose hari abantu bagukurikira umunsi ku munsi bakunda ijwi ryawe bagukunze igihe wiganaga amatungo ibintu byose ubu n'ubu ngubu nabakubitiramo kasitayirifo ariko ndi hano mu kiraro nta kibazo bagakubitemo ubu ngubu ubundi mwari munzi yuko mbikorera wenda ahantu twagize ariko ubu ngubu saa izindi mu rugo hano niho kwivuko kwa Mufasa ngira ngo mwabibonye hano ni mu kiraro
ubu ngubu nabakubitira agahene na ka rusake nako bigeretse uwo rero akaba yari Mufasa. Mugire ibihe byiza, murakoze cyane. Tuzadukomeza tugende tubakorera izindi nkuru zigiye zitandukanye. Murakoze. Mufasa, tukiri hano ufite isoko ry'inkoko ry'ihene, ufite aho ugurishiriza? Ntago ufite ahantu ugurishiriza, ukumva urabona ni amatungo makeya, ariko ubundi urabona ni ihene z'inyarwanda. Ntago urakenera isoko cyane? Ntago nari nakenera isoko cyane kuko urabona ubworozi buracyari hasi, ariko nzorora kinyarwanda. Ubonye zigaburira ibintu bisanzwe, ibyatsi bisanzwe byo mu gasozi. Byo mu gasozi haba harimo n'imiti myinshi, mbese zibaho kinyarwanda, kandi abantu ba kera barabizi. Nk'umuntu ashaka inkoko ya kinyarwanda araguhamagara, bigenda bite cyangwa uzijyana ku isoko? Iyo nazifite nazibonye ndadufata nkatujyana ku isoko, ariko buriya bibaye byiza nk'umuntu ayikeneye noneho umuntu ayikeneye na aderesi yanjye akazaza amamagara nkamuzanira inkoko y'inyarwanda yumutse. Ngira ngo wabibonye zituye mu cyaro, ziba zirya ibigori, ibyatsi mu ntoki, nayimugezaho. yakubona gute nimba atari ibanga? Nimero yanjye nayimuha ni 0788 374 566 3 N'ihene ni uko nguko umuntu ayishatse? N'ihene urayishaka nkakuzanira ihene y'icyororo, ariko tukavugana kuri telefoni nkaguha icyororo. Ntago ufitemo za ruhaya se zo kurya nk'abantu bakunda kamushikati? Za ruhaya hari nk'ukuntu umuntu aba afite nk'umunsi mukuru mu rugo we akavuga ati nkeneye agahene bakibiro 20 cyane rwose. Buriya turiya duhene turi hariya na masekurume. Ubu ngubu nyuma y'amezi 5 waba wayikubita iryinyo, nayo uramamagara nkagushakira agahene ko kurya. Nta kibazo kuri iyo nimero niho wazaza umbariza. Kagahene cyangwa mwumvikana biterwa n'ibiciro aho bigeze? Biterwa n'ibiciro aho bigeze, kuko amatungo urabizi ukuntu biba bimeze n'ubworozi, ariko turavugana ntago tunaniranywa. Asante murakoze. Mpinga ibigori, mpinga imyumbati, mpinga amateke, nababyaye muri barindwi. Mufasa yavutse ameze nk'abandi bantu ugereranyije, kuko ngiye mbona abandi bana mfite ibiro 7 na garama 400. Ariko yavutse nk'umusore. Ntabwo nayigiyeho ku manywa, nayigiyeho n'injoro, ndarya ndakaraba ndaryama. Aho nkangukiye ndabyuka njya kubyara Mufasa. Ndagenda ndamubyara rwose. Ntabyo kuvuga ngo niriwe ku gisengo nakirayeho. 2004 nibwo yavutse. Itariki 4 z'ukwezi kwa 4. Itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2004. Hanyuma amaze kuvuka ubu ngubu ni umusore. Amaze kuvuka ubu ni umusore wifashije, arahinga, aroroye, arahaha, akorera amafaranga, akagura utuntu, akitunga, akarangura inkoko, tukorora ihene, twakena tukayigurisha, nuko twibereyeho. Tugafata sekurume tukayigurisha, tugafata ishashi tukayigurisha. Uragira ngo aranoroshye se? Uyu mwana wanjye azankiza. Ari inzozi nahoze numva. Dore ikibazo, ihene yibyara abana 4. Bariya 3 n'abihene imwe. Umugisha namenye, umugisha awukura kuri mukecuru nyine nabyo. Bariya 3 bonye n'abihene imwe. Nyina wizi ngize 2 isekurume zazo twarazigurishije, yazibyaye ari enye. Ntajye guciye mu ijambo mukecuru, urazi se ziriya hene zirabyara pe. Impamvu ubona zitagwira ni ubushobozi bwo kuba nakubaka. Niyo kavuye muhituka ukaku. Ariko kabara ako kwikenura. Ariko mu kinyarwanda baravuga ngo ukene ufite itungo rikakugoboka. Kwikenura. Ariko ndashaka umwana wanjye afite. Urabona umutungo ntabwo urazamuka. Ngo tubone amafaranga tuzubakire. Kuba ngufite byonyine tuzubakire. Noneho zijye ziba ahantu hagaragara, zitararana natwe mu nzu. Icyo kibazo dufite. Ni ikibazo Imana ibigemo. Mwana wanjye, ubuhinzi n'ubworozi buzadufasha. Ubu gukora ntabwo nicara. N'ababyaye rubyiruko mwumva impanuro z'abakuru mu gifite. Ariko ku bw'ubukene ntabwo twubatse bigaragara nk'abakize, ariko Imana izabijyamo kuri dufashe. Nk'ubu buhinzi buzamuke, haburiya bworozi buzamuke,
mwana wanjye reka tujye dusenga Imana izabyumva. Zaburi ya mbere.